Ndabaramukije cyane nshuti z'Imana abakunzi umwe bw'abera ministries aho amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka aho tugiye kuganira ku mugaragaro ikiganiro gikomeye cyane bantu b'Imana turi kugera mu mpera z'ukwezi kandi impera z'ukwezi akenshi umwanzi akora ibintu bitari byiza ndetse rimwe na rimwe agashaka kwangiza imibereho ndetse n'ibindi bikomeye. Uyu munsi wa none nifuje ko tuganira ku magambo akomeye cyane cyane agendanye n'inzozi umuntu aba arimo zimugoye kandi zikomeye, aho nifuje ko tubiganira live uyu munsi muri hangana kuko nifuza ko ubikurikirana ijambo ku ijambo, uburyo ku buryo, ikintu cyose ukagitekerezaho kuko kimeze neza. Aya magambo impamvu nayakeneye ndagira ngo nibura wowe ubwawe wongere utekereze. Nabivuzeho mbere ariko abantu bakomeza kumbaza. Nagira ngo dusenge Imana dutangire. Babwira ngo Imana ibahe umugisha mwese bari online, Imana ibagirire neza. Ndabakunda pe. Kandi umutima wanjye buri gihe nifuza ko mwagera kure harenze aho mwatekerezaga. Kuko akenshi mu mikorere ya muntu, mu mivugire ya muntu, mu bibereho ya muntu, hari igihe usanga ibyo akora rimwe na rimwe bizamo ingorane zikomeye. Rero ndashaka ko tuganira. Hari ibintu muba mwaribagiwe ndetse mukanabyibagirwa, ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko ikintu gikomeye. Uwakurikiye ikiganiro cyo kuwa mbere naravuze ngo hari imbaraga zikorera mu mwijima, ariko izo mbaraga zigakunda gukora ninjoro mu buryo abantu batamenya, ariho tubyuka tubona ibintu byahindutse, ibintu byagoranye cyangwa byazanye ubundi buryo budasanzwe. Nagira ngo rero dusengane Imana mu izina rya Yesu. Mana data wa twese uhoraho, Mana y'amahoro, Mana y'imbaraga, Mana y'ibyiringiro, Mana ishobora byose, turagushimiye cyane ko abanye natwe uyu munsi wose ukatugirira neza. Ndasabye mwami kugira ngo abakurikira iteraniro bose ubahe imbaraga zo kumva no kumvira ijambo no kwibohora no kubohoka no kugera kure harenze aho bari bahagaze, kugira ngo bashe kwakira intsinzi idasanzwe, kuko tuzi kuri Imana ishobora byose. Turagushimiye Yesu Kristo mwana ntama w'Imana ko wumvise kandi ukaba ugiye kubikora kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Aho nifuje ko tuganira amagambo. Ese kuko inzozi ni iki? Uwakubaza inzozi ni iki? Inzozi ni ijwi cyangwa ni amashusho umuntu yumva cyangwa areba mu gihe yasinziriye agashyirwayo mu rwego rw'uko asinziriye burundu. Nicyo bita inzozi. Buriya ku manywa ibintu ubona babyita kwereka ko ntabwo wasinziriye. Aha tusanga muri Bibiliya isobanura inzozi inshuro zirenga 76 uzamutse, aho bagaragaza ko inzozi ari imwe mu nzira Imana ivuganamo n'abantu bayo kandi ikaganira n'abantu bayo kugira ngo ibageze ku ntego n'umugambi yifuza kubagezaho. Kuko yabwiye uwitwa Miriam na Aaron, irababwira ngo mwebwe tuzavuganira mu nzozi no mwiyerekwa. Inzozi ni igikoresho gikomeye, ikaba n'uruhererekane rw'amagambo y'Imana Imana ikubwira kugira ngo ubashe gukosoka no gusobanuka no kumenya ngo ndarwana n'iki, mpagaze he, ni izihe mbaraga zindwanya, nzazisohokamo nte, ese mfite zino mbaraga cyangwa ntabwo nzifite. Ibyo ni ibintu tugomba kwicara nk'abantu b'Imana tukabitekerezaho. Ese kuko kuki Imana yashimye guca mu nzozi kugira ngo imenyeshe abantu bose ibyo ishaka kubabwira? Ibi byose kuba mbigarutsemo live uyu munsi wa none, umunsi wo kuwa kabiri,
nuko abantu benshi bakunze kumbaza bakambaza ibyo bongeye kumbaza, ariko ndagira ngo nongereho ibyo bambajije, nongere ngo usubize n'ibindi, ariko mfite intego yo kukubwira ngo wisuzugura imvugo y'Imana ku buzima bwawe. Abantu bose impano dusangiye ni imwe, niyo kurota. Iyo tudasangiye niyo gusobanura. Abantu bose, abakizwa n'abadakizwa, abatazi naho urusengero ruba, abatazi n'imvugo y'Imana, ntawe utarota. Abandi mu gita kushmari ngo ntazisobanutse, ngo narose ibintu numva bidasobanutse. Nyine ntabwo wowe ugomba kubisobanukirwa kuko ni wahawe kubisobanukirwa. Icyo wahawe ni ukurota, kandi n'uburyo Imana ivuga ikabwira umuntu mu ibanga, hamwe n'uwo muryamanye, n'uwo mwararanye, n'uwo muri kumwe, n'uwo ntamenye icyo Imana yavuganye nawe, kuko ni ibanga ry'Imana mu gusobanura no kugira ngo umuntu abashe kugera ku bintu bishoboka. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Inzozi ni iyerekwa rishishe ridasobanurirwa n'uwo ari we wese, ariko nk'uko twagibana ba Daniel bari bahari, ko twabonye Yosefu yasobanuye, uko twabonye neza Yosefu asobanura iby'inka, ndetse Daniel agasobanura intoki zanditse ku rukuta, akanasobanura igishushanyo Nebukadineza yarose, dore ko Nebukadineza igishushanyo, ariko umuhungu we Berushaza we abona ikiganza cyandika. Daniel baramushaka arabisobanura. Aha hantu tuzagusanga ndetse no mu gitabo cy'abacamanza, ubwo umukozi w'Imana, Imana yahamagaye twa Gideon, inshuti yanjye nkunda cyane, nawe amaze kugira ubwoba, yakuweho ubwoba n'inzozi yasobanukiwe. Inzozi rero ni kimwe mu gikoresho Imana ikoresha kugira ngo usobanukirwe urugamba rwawe, uko urusohokamo, uko uruvamo n'ukwiye kurubamo. Gideon amaze gutinya ibyo yakoze, isi murabyibuka, ashyiraho uruhatinda, ashyiraho uruhano, hanyuma nirutota rwonyine ngakamura kigira igikombe, ndemera ko Mana wantumye, ati ahubwo noneho nindambika ku ruhande hagatota, ndemera ko wantumye. Aragerageza ko yiyumvaga muri we adashobora kuba ari umuntu watabara ubwoko bw'Imana, kuko yari yiyiziho umuntu, ariko ngo amanuka ajye mu nkambi ya Midiyani, ngo umwana arota ati nabonye irobe ry'umutsima ryikubita ku mahema yose aragwa. Mugenzi we aramubwira ngo iyo ni inkota y'Uwiteka na Gideon. Gideon abasha gukomezwa. Urumva ko ni impano igirwa n'abasenga n'abadasenga kurota, abatazi Imana n'abazi Imana, ndetse kuko Imana yo niyo nzira yonyine yashyizemo yo kuvugana nawe mu buryo bw'ibanga bwimbitse, deni ushobora kuba uvuga ibintu biremereye, ariko ugomba kumenya ukanabisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo ni ikintu uri bumenye gikomeye, aho yo ikwigisha ubwayo mu rwego rwayo, kandi ikakwigisha ifite ibintu yenda kuvuga, kandi ifite uburyo igomba gusobanura ibintu. Rero ni uburyo, ni inzira, ni icyerekezo, ni uburyo bwose bikorwa, kandi bishobora kugaragara ko urimo ukora cya kintu kitari cyiza. It means ko ugomba gusobanukirwa what about dreams, cyangwa se impamvu y'ikintu cyabayeho. Ikintu rero cyamaze kubaho bigusaba neza ko usobanukirwa, ukanamenya ko ari ijwi ry'Imana ryavuganye nawe, ryakoranye nawe, ryagendanye nawe. Kubera iki? Kuko Imana ubwayo iba yibitseho cya kintu cyo kukubwira, kukugira inama no kukuyobora no kukubwira ibyenda kubaho. Ndagira ngo ukurikiye iyi ministeri yacu ishingiye mu kwigisha abantu kubohoka no gukira karande, no gusohoka mu mivumo, no kwakira agakiza, no kuzajya mu ijuru ntabyo dusize bimeze nk'ibinogo, haba muri famiye yawe, haba mu muryango wawe, haba mu buzima bwawe, haba mu byo ukora, gusohoka mu bintu wemye, uhagaze, ukeye, uvuga ngo ndatashye, nk'uko yavuze Simiyoni ngo Mana sezerera umugaragu wa amahoro, kuko amaso yarabyo yifuzaga. Biragatsindwa gupfa ukenyutse, ugasiga abana mu bupfubyi, ugapfakara, umugabo akagenda ukimukeneye, umugore akagenda ukimukeneye, akazi kakagenda ukigakeneye, ubucuruzi
ugahomba ukibikeneye, ugasanga buri gihe duhora muri bya bibazo byigarukamo, ndetse rimwe na rimwe Satani yagizemo uruhare. Ariko icyo nemera cyo, Imana iba yakuburiye. Shelewa Dere, Imana iba yakuburiye mu buryo burenze urwego runaka utamenya. Imana iba yakuburiye mu rwego ruri hejuru birenze ubushobozi bw'umuntu wese yamenya n'icyo yavuga, kuko imbaraga zirwana, zigutabara, zikurengera, still ziri muri wowe, kandi Imana yakuganirije. So rero inzozi ni igikoresho cy'Imana, hatazo venia mora, Imana ikoresha kugira ngo iduhe amakuru y'ibyenda kutubaho n'ibizatukoraho ingorane, no kugira ngo tugire umwanya wo kumenya gutandukanya ngo nge ndakora iki, ndabigenza gutya, ko narose ibi, ko nabonye ibi, ko nabyenze gutya na gutya. Ntiwivuge ngo nuko ntari umukristo. Oya, ibi ntibigombera kuba ukijijwe. Iyi ni impano ya buri muntu uwo ari we wese, mu rwego arimo rwose n'imikorere ye iyo arimo yose. Impano y'Imana ni imbaraga zikomeye zishingira kuri za nzozi nakubwiye. Rimwe na rimwe umuntu yisanga yavuze ikintu kirenze urwego yatekerezaga, ariko bikomotse kuki? Bivuye yuko muri wowe Imana yifuje kuganiriza kugira ngo bashe gukemura ikibazo ucyumve. So, inzozi ziri mu bwoko bune. Hari iziburira, hari izihana, hari iziteguza, hari izikwinjiza mu isezerano, n'izikubwira ko ibyo urimo bidashoboka. Ibyo ugomba kubimenya. Niba urota uhinga, ukarota inzoka, ukarota imbwa, ukarota ibisimba bikwirukankana, ukarota usubira mu ishuri, ukarota wambaye imyenda ya kera, ukarota uganira n'abantu bapfuye, ibyo bisobanura ubukene bw'inkazi butava ku buzima bwawe. Niba urota urimo ugendagenda mu mva, ugendana n'abantu cyangwa uri wenyine, menya ko imbaraga z'abadayimoni n'iz'abarozi zagukuruye zikujyana mu mva. Nubwo uryamye muri rya joro urimo, ariko umutima n'ibitekerezo Satani yabitwaye mu mva. Urimo uragenda mu mva, urimo urapfa, urimo urapfirayo. Niba urose ukamenya neza ngo mbonye inzoka n'umweru, yari umuhondo, yasaga gute, yari ifite irihe bara, menya ngo bifite ubusobanuro bwabyo nabwo butari bwiza kuri wowe. Bisaba ko ugomba gutekereza icyo ukwiye gukora n'icyo ukwiye kumenya kugira ngo ugubwe neza, usobanukirwe. Abantu benshi ntabwo bamenya neza imvugo y'Imana n'ijwi ry'Imana ribaherekeza, ribashyira ngo gukangurire kuri uyu munsi turi live, ibintu byumve mu mutima wawe. Ese koko birakwiye ko? Ese koko birakwiye ko Imana ikuburira ntubyumve? Niba urose urya ibigori, mujya mbibaza buri munsi, ubundi kurota ibigori si ikintu kibi, no kurota ubitanga si ikintu kibi, ariko kurota uri nk'ubirya ubigaburirwa n'umuntu, ampurisi uri mu isoko, tinya inzozi zikwereka uri mu isoko ucuruza inyama cyangwa ugura inyama cyangwa urya inyama cyangwa uzitogosa cyangwa uzokeje. Ese bisobanura iki? Aho hantu hamenye. Warose bagutera parufe, tuzi ko parufe ari ikintu cyiza, turemeranwa ko parufe ihumura, ariko uroye bagutera perfume ukarota bayigupuriza, menya ngo ntabwo ari parufe baguteye, si ibihumura baguteye, ahubwo ni umwuka wo kugusinziriza, hamwe wakwibagirwa no wasize imodoka warayiguriye. Kandi we nkubwira ndimo ndabikubonaho, iyo urose ubona bagutera perfume cyangwa parfum, ni ukuvuga ngo bisobanuye ko Imana iguhishuriye ngo ibyo bintu bakoze. Imana irakubwira ngo hari abantu, hari ibintu bigiye kohereza imyuka mibi, rimwe na rimwe uzanibagirwa, ndetse ugasanga ugiye kwibagirwa aho washyize imodoka, ibyo wavuze, ibyo wabwiye umuntu, ndetse uko hamwe winjira no mu nzu wageraho ukibagirwa icyo ugiye gushaka ugasubirayo. Ikindi cya kabiri, yose yo gutera parufe bisobanura ngo ni imbaraga mbi z'umwuka mubi wa Satani wo gutuma abantu bakwanga. Ni icyangiro gikomeye kiri ku buzima bwawe, ariko udashobora kumenya. Nyamara parufe mu bundi buryo iraduhumurira, ariko burya bose ntihumura kimwe. Reka nguhe urugero, parufe zihumura kimwe? Hari izihenze zihumura ukuntu,
hari nubwo usanga imwe ihenze, hari umuntu utayikunda yafitiye ubushobozi akikundira parufe ntoyo yo idahenze kandi kumvira muhumurira. Rero uko bitandukanya guhumura birasobanuye ngo Imana iguhishuriye ko ugiye kugira impaka hagati y'abantu, abemera kutakorana n'Imana, abemera kukorana n'Imana, abemera kuvuga Imana, abemera kutavuga Imana, abemera kugendana n'Imana, abandi batarahumura, abandi siwe, abandi bati ni mwiza, abandi ati nta bwiza bwe. Nuvuga ngo ni umwuka Imana iguhishuriye ko ugiye kujya mu mwuka w'impaka hagati y'abantu bose. Per for yahorame. Biravuze ngo n'Imana iguhishuriye ko urose bagutera parufe. Biravuze ngo abantu bagiye kuzavuga ibintu giye bitandukanye kandi bikuremerera. Ariko ibyo byose nibyo tuvuga, nibyo tuganira. Imana iri mu ruhande rwacu. Twe ntabwo twamamaza imbaraga z'abadayimoni, twe ntabwo twamamaza imbaraga z'imyuka mibi, twe ntabwo twamamaza imikorere ya Satani, twe ntabwo twamamaza imikorere ya Sekibi, twe ntabwo twamamaza umugambi wa dayimoni. Twe turimo turavuga ku mbaraga z'Imana zibohora ubuzima bwawe, zikakurengera, zigahagarana nawe, zikagendana nawe, ukagera mu rwego rwiza ko gusobanukirwa ibyanditswe byera no kumenya ngo ibi ndabyitwaramo gute. Iyo urose bagutera parufe ni umwuka wo kukwibagiza. Kabiri ni ukugirwaho impaka. Arahumura ntahumura. Kimwe nuko parufe ihumurira bamwe, ariko wasanga parufe none hari abandi humuriye. Iyo bamwe bakunze ibindi ntibayikunze, bamwe ngira pika, abandi ngira nuka, abandi ngo nk'iyabapfa. Nuvuga ngo ugiye kugira umwuka w'icyangiro hahandi buri muntu wese akugiraho ijambo, ariko bishingiye uko akubona, nuko akwifuza, nuko agutekereza. Data wa twese akumpera umugisha. Ndagira ngo aya magambo uyumve neza mu buryo butandukanye. Nurota uri umugore baguteye parufe, menya ngo umugabo agiye kugutekereza ukundi kuntu. Nurota nawe niba uri umugabo urimo uterwa parufe, menya ngo usibye umugabo ku mugore, no mu kazi, no mu mikorere, no mu buzima, mu bucuruzi, mu byo ukora byose uzagirwaho impaka, ugireho igisuzuguriro, ugire n'ibibazo, abantu bakwibazeho, abantu bagutekerezeho, abantu bakubone nk'umuntu udashoboye, bakubone nk'umuntu uri kure, bakubone nk'umuntu utagira imbaraga, bakubone nk'umuntu utagira ubuzima, bakubone nk'umuntu uvuga ngo ugirweho impaka ku buryo budasanzwe. Bisaba iki rero? Senga Imana isobanura ibyawe, senga Imana yubaka ibyawe, senga Imana igushyigikire, senga Imana igutunganye. Urabona kurota bagutera parufe, nuvuga ngo n'undi muntu ukoze ibintu nta magambo y'icyangiro, bazagusebya. Bamwe babyemere, abandi ntibabyemere, abandi bavuga ibindi, abandi ntibavuga ibindi. Niba uruzi batera abana be parufe, ni umwuka wo kwibagirwa, bagatsindwa amasomo kandi ubona ari abahanga. Ikindi cya kabiri, kuba bazagiraho icyangiro n'abarimu babo. Nkubwiza ukuri, mu bintu bindi bizana umuvumo, icyo bita sad party, umuntu urera abana, umwarimu n'abandi bantu nabo bagira imbaraga mu kohereza umuvumo kuri uwo mwana, kandi ugasanga birakomeye. Nagira ngo nkubwire ngo ibi bintu ubifata nk'ibisanzwe, ahubwo gira imbaraga zo gusobanukirwa no kumenya imbaraga zikuraho ibyo bintu byose. Yesu ashobora kubikuraho. Haleluya, 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 haleluya. Mugabo niba urose bagutera parufe, menya ngo mu rugo bigiye kuzamba, hari intambara. Bazaguteranya ku mugore, umugore ijya avuza ibyo bamubwiye abyemere, bazavuga ko umuca inyuma kandi utajyayo, bazavuga ko amafaranga utajyayo, mu kazi uzagira intambara, kuri shobu uzagira. Kubera iki? Warose bagutera parufe. Rero Imana itugirire neza. We mukoresha urimo nkurikira, niba urose baguteye parufe, witinda cyane kuri icyo kintu. Menya ngo mu bakozi urimo koresha hagiye kuvukamo intambara. Rero nagira ngo ukangurire kumenya bino bintu. Njye ntekereza ko mu gihe kiri imbere ndi gusenga Imana izanshoboze ngira umuntu wandika subtitles kuri kino kiganiro, kugira ngo nutumva ikinyarwanda neza amenye neza izo mbaraga zikorera mu mwijima, ariko Imana ikazihishura, ariko ubushobozi bwacu n'imitekerereze mike bikatwereka ko Imana itabikoze. Nshuti zanjye bakunzi ba Ministeri y'Umwuga Ministries, aho amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka, ugahinduka mu myumvire, ugahinduka mu mitekerereze, ugahinduka mu kwigira imbere, ugahinduka mu gukizwa, mu gukorera Imana, kumenya Imana no kumvira Imana no kugendana n'Imana. Warangiza amaboko yawe akabohoka, ugakora umugisha ukawakira. Warangiza ibirenge bikagenda, ukurira indege, ugakora ubuzima, ugakora isoko, ugatembera ukagaruka. Kandi warangiza urugo rwawe ntirubemo umuvumo na karande, ntihabemo inyatsi n'ibigutwara ibyawe, ahubwo kuzura imbaraga zo gutsinda no kongera gutsinda no kugera
ku ntsinzi no kugera kure no kwinjira kure no gufata ibya kure no guhagarara kure no kwakira amavuta no kwakira intsinzi no guhagarara mu birere bikomeye no kumenya ko Imana iri mu ruhande rwawe kugira igutsindire aho kwicara ngurire cyangwa ugira agahinda wumva ubabaye ahubwo winjire mu ntsinzi nyayo y'ijambo ry'Imana rigusanga. Urabona ko Imana yasaga ibitambo igasaba n'ituro ryo gutamba imibavu. Nuvuga ngo ni Imana yo bwo yakeneye ya mibavu ihumura neza. Ese ni Imana isaba ya mibavu? Nuvuga ngo no kwa Satani bafite indi mibavu kandi by'ukuri nta no kubeshya hari n'imibavu iva kwa Satani. Mu Kinyarwanda n'imibavu niyo parfait, perfume byose birumvikana umuntu araza kubyumva. So rero nuvuga ngo iyo urose noneho nari mvuze ubigutera. Iyo urose we uyitera. Biravuze ngo ni imbaraga zo gusobanura abantu. Wowe ubwawe ubwo urimo yitera warayiguriye uravuze ngo ugiye gukura impaka ku bantu. Ugiye gukura impaka ku bantu bagutekerezaga uko ngo Imana irakubwiye mu nzozi zawe ngo ugiye kugera ku rwego rwiza rwo kubasha gusobanura ibintu byawe kandi ukabisobanura neza. Imana ishimwe cyane. Uwo ari we wese wibonyeho witera ya perfume, wibonyeho witera bya bintu byose, wibonyeho witera ikintu kidasanzwe, wibonye witera ya mibavu ihumura ari ugasanga uko urimo yitera none bisobanura ngo Imana irimo iraguhishurira ngo ugiye kwemeza abantu uri we kandi ugiye kwigarurira ku bantu. Cya kabiri, abatari beza kuri wowe bagiye guhunga bagende. Imana igusigira abantu bazima shepere fo kandi bafite bwa buryo bwo gukora ikintu kandi ukabona ko gikozwe neza. Imana nishimwe cyane. Reka mvuge ngo amavuta akandagira amateka aze ku buzima bwawe. Nuvuga ngo mu gihe cyose uzarota ubona nyoko bukwe, nyogose nyoko bukwe, baramukazi bawe, basanzire bawe hari umuguteye parufe, biravuze ngo urugo rwawe ruratatswe, bagiye kugiraho impaka, bazakwita umurozi, bazakwita umugambanyi, bazakwishisha, ntibazakwemera, ntibazakumva, ntibazakwakira, bazakubona ukundi. Mvuga ngo iyo birose rero Imana iguhishuriye ngo bagutekereza batyo. Icyo uhita ukora usenga amasengesho y'iminsi 2 kugira ngo Imana ihindure cya cyerekezo. Haleluya. Shelema de Paula faize maola. Njyewe ntabwo nashatse gusobanura live bino bintu kugira ngo nkuremereze umutima. Menya ngo niba wabibonye igikuba nticyacitse haracyari amahirwe. Umuntu igikuba cyacitseho ni umuntu wapfuye. So uracyari muzima, uracyahumeka, uracyafite imbaraga, uracyafite kugera kure, uracyafite kubikora. Niki cyatuma wiheba? Haracyariho ibyiringiro yuko Imana igiye gukora ibitangaza ku buzima bwawe. Haracyariho ibyiringiro yuko amahirwe akugezeho. Haracyariho ibyiringiro yuko umugambi w'Imana ukujeho. Haracyariho ibyiringiro yuko Imana igutabaye. Haracyariho ibyiringiro yuko Imana itakureka. Haracyariho ibyiringiro yuko Imana yagendana nawe. Haracyariho ibyiringiro yuko Imana yagukomeza. Haracyariho ibyiringiro kuko yaguhishuriye, yakubwiye uko abantu bagutekereza. Noneho rero sasa mugabo wowe urose ubona umwe mu muryango ho washatse bagutera parufe, menya ngo urinsuzugurwa, bagiye gufata uko bishakiye. So wigira ubwoba rero. None ubona mu muryango uvukamo bagutera parufe, menya ngo ntubafasha, ntacyo bamariye, ntacyo bakorera. Ariko ibyo byose nubwo byaza, nubwo wabibona, Imana ntibikuzaniye nk'ibintu bigiye kukugora, ahubwo ibikuzaniye nk'ikimenyetso cyerekana ko hari intambara ziri kure. Ugutereye parufe mu biro byawe, ugutereye parufe mu kazi kawe, cyangwa bisanga muri mu mibavu mu kazi kawe, ni ibintu bizima. Wowe ubwawe uyitenisa, ariko abandi baye gute nuko ugiye kugirwaho impaka. Imana ibagire neza rero. Nuvuga ngo ubumwe bw'abera ministries, haleluya, mu mavuta Imana yampaye kandi nemera magaro nkabyemera, nugusobanura inzozi, none no gusobanura ibirere by'abadayimoni biriya birwanya. Nzi neza ko ndimo ndwana urugamba rukomeye. Nzi neza ko Satani atanankunda kandi ntakanankunde, ntacyo mpfana nawe. Nzi neza ko nawe natazumva bino bintu, ndetse abakozi ba Satani benshi bihitangwa n'abakozi b'Imana bazarwanya
kurwanya bino bintu ariko wumva wowe tega amatwi menya situation urimo menya ubuzima urimo menya ingorane urimo menya ibintu urimo urwana nabyo menya ibiguhagurukiye umenye urwego ukwiye kwisohora mu kibazo kugira ngo winjire mu ntsinzi nyayo ifatika kuko inzozi ni imwe mu mpamvu Imana ivugana na buri muntu uwo ari we wese. Noneho rero uzasenga irihe sengesho? Icyambere navuze kuri ibintu bya parfum cyangwa perfume cyangwa imibavu ihumura neza. Burya uhumurira runaka ntihumurira kanaka. Hariho n'iz'abagabo n'iz'abagore. Hariho n'abagore bakunda iz'abagabo. Ntibinagutungure ko hari n'abagabo bakunda iz'abagore. Urumva parfum ni ikimenyetso cyerekana ko hari umuntu utakumva ati kana kagira neza ati wape runaka no mukristo ati wape runaka rashije ati ntakizwa undi ati no umuntu mwiza ati no umuntu mubi nuko bimera bisobanuye ngo ugiye kuba ikimenyetso kigirwaho impaka kigiye kuvugwaho n'abantu bose kigiye kwinjwa n'abantu bose kandi kitari cyiza kandi kitanaryoshye. Ndagushimiye mu izina rya Yesu. Iyo turimo dusobanura kuri parfum uzasenga amasengesho ameze gute? Icyambere navuze ngo na iminsi biri kuragomba kugira n'iminsi 3 warangiza kugira iminsi 3 ugakora ikintu gikomeye. Warangiza gasoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryanditse he? N'Abefeso 6 here ku murongo w'10. Kuko tutarwana n'abantu bafite imibiri n'amaraso ahubwo turwana n'imyuka mibi n'imbaraga ziri hejuru zafite ubushobozi. Hallelujah. Uyu munsi undi yarambajije ikintu gikomeye mbura uko namusubiza kubera ko twari twavuganye n'amagambo avuga ngo sexual dreams cyangwa se inzozi zijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se sex. No kuvuga ngo iyo urose ukorana imibonano mpuzabitsina n'undi muntu bisobanura ko ari ugutakaza. Murabyumva? Noneho iyo uramutse uri umugabo ukarota urimo ukora imibonano mpuzabitsina bikagira ubwo usoza igikorwa cyawe birumvikana bakuru babyumvise spam zigasohoka cyangwa bikaboneka ndimo ndavuga nk'umuntu mukuru kandi murabyumva bisobanura yuko icyubahiro cyawe kinyazwe n'imyuka mibi y'abadayimoni ndetse bagiye kwishyira ku ruhande ukaza guhomba ibintu byose. Iyo ukora imibonano mpuzabitsina n'undi mugabo bisobanura yuko ugiye kugira umubabaro utazigera ugira ubuzima utazigera ugira ubuzima bukwiriye ugiye gutakaza iterambere no gutekaza imibereho no gutakaza ubuzima n'ibindi byose. Ikindi iyo uzi ari umugabo ariko aryamanye n'umugore ndetse wagera ukumva ibyo mukora birangiye muri ubwo buryo birasobanura ngo mu rugo rwawe no mu buzima bwawe no mu mibereho yawe no mu kubaho kwawe hagiye kuzamo ibintu 5 bikomeye. Icyambere ni ukwandura k'umuryango wawe. Icya kabiri ni ugutakaza agaciro k'abana ugasanga abana barakwanze. Icya gatatu ni umwuka wo gufunga inda ntubyare. Icya kane ni ukutagira ubushobozi bwo kubyara. Icya gatanu ni ukuba umudamu atabasha gusama kubera izo mpamvu zose. Ikindi yurose ukorana imibonano mpuzabitsina yaba n'umugore wawe yaba n'umugabo yaba iki bivuze ngo ufite amatake y'abadayimoni nazo ugasanga hari ikibazo. Ibyo bintu rero tubitsinda gute? Iyo usomye ukitegereza ukareba umuntu wese urara mu nzozi n'injoro arimo asambana n'umuntu. Noneho umugore ku mugore narabisobanuye ni imyuka mibi, nta terambere, nta buzima, nta cyerekezo, nta mbaraga, nta hujya, nta naho werekera, nta naho uzagera, nta n'icyo uzanahagararamo. Ahubwo ndakubwiza ukuri, badamu bapfakazi murota muryamana n'abagabo banyu bapfuye, urya si umugabo wawe ahubwo ni abadayimoni
b'inyatsi bo guhagarika amasezerano, bo guhagarika ubuzima, bo guhagarika icyerekezo, bo guhagarika amateka yawe, bo guhagarika iterambere ryawe, bakubuza kugira aho werekera, bakubuza kugira ikintu ukora. Gira ubwenge hirya yo gusenga no kubana n'Imana no kwegera Imana. Wicogora ngo ucike intege, ahubwo rushaho kwegera no kumenya ngo Imana irimo irankorera iki muri buno buryo, aha n'aha no mu nzira yihe. Ibyo rero ku muntu birota. Nawe mugabo urota warapfa udafite umugore yaritabye Imana, ariko warangiza mu nzozi ukabona urimo uraryamana nawe, murakora sex nawe, murishimanye nawe, ntabwo ari umugore. Dere nkubwire, uzasome mu bubwiriza haravuga ngo kubera ko ikuzimu nta migambi, nta n'ibintu bihaba, nta n'ibintu bihaguma, nta n'ibindi bihaba. Nuvuga ngo ikuzimu aho abantu baba bashyinguye, aho abantu bajya gushyingura mu irimbi, kuhagera nta migambi, nta nama, nta n'ubuzima bari. Ubuzima busigaye ni Imana y'ubutunze ikacyurana ikabajyana mu ijuru. Ariko byumvikane ngo yagarutse mu ijuru, ntabwo ari wa mugore wawe, si wa mugabo wawe, si ya nshuti yawe, wa muntu wapfuye, ahubwo ni Satani wambaye isura. Imana iguhishurira yuko uriho umwuka mubi w'urupfu, umwuka mubi w'ibihombo, umwuka mubi wo kugera kure. Hamwe wumva ubuzima bwawe buhagaze nk'abantu mujya mukora, ukabona wisanze ahantu hagoye, ukisanga ahantu harusha ko wigira ubwoba. Hari imbaraga z'Imana zikora ibitangaza kandi zizagutabara. Hari imbaraga z'Imana zizakurengera. Bivuze iki rero? Ugomba kwitonda. Ibi bisaba ko ugomba kumenya imbaraga mbi zirimo zihaguruka. Umuntu urota aryamana n'uwo bashakanye utakiriho ntashobora kugira ubuzima bwiza, n'icyo agiye kugeraho kiramucika. Ni umwuka wo gutakaza. Ni ukuvuga ngo mu Cyongereza biroroshye cyane. If you sex a person in the dreams, it means loss. Vango igihe cyose urota ukora imibonano mpuzabitsina mu ijoro, ni ikimenyetso cyo gutakaza ibintu, abantu, akazi, inshuti, imitungo, no gutakaza abo wari wizeye. Izo ni imbaraga mbi ziba zikurwanya, ariko Imana yo ikaguhishurira aho uri bunyure kugira ngo ubashe gutsinda ibyo bintu. Mvuga ngo igihe cyose warota urimo ukora imibonano mpuzabitsina, kabone n'ubwo wayikora we anaryamye hafi aho, nyamara ntago urimo uyikora, ahubwo urimo urarota uyikora, kandi urimo uyikora nawe aryamye uruhande rwawe. Nuvuga ngo mwese mugiye gutakaza, kandi umwe muri mwe ntabwo ari bugaruke, araza. Hari ikibazo kiza kubaho. Rero Imana itugire neza cyane. Intego nta yindi, urasenga ngo Mana mpishurira. Uyu nguyu we ugomba gukora amasengesho iminsi 3 utarya utanywa, winginga Imana ngo Mana nkuraho uyu muvumo. Ikindi in general, uramutse urose inzoka muri rusange, ntago mvuga y'umukari, y'umweru, yo mu buriri, yo ku Rwanda, wowe uramutse urose inzoka, ikintu wakora ni ikindi, ni ikimenyetso kikwerekana yuko inzoka irimo kubangamira, kandi ko ugiye kwakira imbaraga mbi cyane zikurwanya, kubera yuko uri munsi yo kubohwa no kugenzurwa n'umwanzi, kandi ko umwanzi wawe yamaze gutegura imigambi ikomeye yo kugusenya. Reka mbisubiremo. Nuvuga ngo iyo umaze kubona ko urota inzoka iri mu buzima bwawe, iyo ari yose uko yamera kose, bivuze ngo ni igihe cyo gusaba ko Imana ikongerera imbaraga, kubera ko umwanzi wawe yamaze kukuzenguruka, yamaze kuba closed kuri wowe, arimo aramonitoringa, arimo arakugenzura, kuko umwanzi noneho ntafite wa mupangu woroshye, ahubwo yateguye by'umwihariko kuza kukwangiza no kuguharabika no kukuvanaho za mbaraga wari ufite. Kubera iki? Yamaze kugera ku rwego rwawe rwiza rwo gusenya ibyo ukora, rwo gusenya ibintu urimo. Ukwiye gusaba Imana imbaraga. It's the time to receive more the power from God, because it means you are under the close monitoring of the enemy. Your enemy is seriously planning to destroy you. No kuvuga ngo igihe
cyose umaze kubona inzoka cyane cyane ikurumye ndetse ubona ibintu kubayeho, hari ibintu bivuze, hari icyo bisobanuye, hari icyo bijeho, hari icyo bigiye kugeraho, hari ingangano zigiye kuzaho, hari akagiye kuza, birasobanura ngo if you notice that our cynics is about to harm you, it's the time to receive more power from God, because it means you are under the clause of monitoring of the enemy. Your enemy is seriously planning to destroy you. Nuvuga ngo umwanzi wawe niwe Satani, ukoresha abagenti be, ukoresha abakozi be, n'abarozi, n'abagome, n'abaguye, n'abatagushaka, n'abapagani, n'ibyaha bitandukanye. Yateguye kukurangiza, yateguye kukuvanaho, yamaze gutegura. Please banza umve no jambo. It's a time to receive more the power of the God. Because it means you are under the close monitoring of the enemy. Because you are the enemy. Birasobanura ngo umwanzi yamaze kwinjira mu buzima bwawe, arimo aragukurikirana, arimo arakugenzura, aho unyuze arahareba, ibyo urya arabireba, ibyo wambara arabireba, ibyo uvuga arabireba, ibyo ukora arimo arabireba, aho ujya arimo arahagenzura, ibyo uhagazemo arimo arabigenzura, abana bawe arabagenzura, umugabo aramugenzura. Nuvuga ngo uraboshywe, uraziritswe, kuko umwanzi arimo akurikirana ibintu byawe kugira ngo akurangize, to destroy you, kugira ngo akudetruize. Nta kindi akeneye, nta kugenzura ngo azane ibyiza, nta kugenzura ngo azane amahoro, ni ukugira ngo agusenye, agushyire hasi, wisange hasi, wisange munsi, wisange munsi y'ubukene, wisange utaye agaciro, wisange nta mbaraga, wisange nta jambo, wisange nta cyerekezo, wisange nta mahirwe, wisange utakaje uburyo, wisange ubabaye, wisange ugowe. Mu kigo cyo kwakira umugisha wakira ingorane, mu gihe cyo kwakira amahirwe wakira agahinda, mu gihe cyo kwakira ubuzima wakira ibikugoye, mu gihe cyo kwakira amahirwe usanga birakoye. Kubera iki? The enemy, it's a time to receive the power from God, because it means you are under the close monitoring of the enemy. Your enemy is seriously planning to destroy you. Bivuze ngo umwanzi yateguye noneho mu buryo bukaze kukurangiza no kukurimbura. Turimo tureba umwanzi wawe, icyo twita seriously, yateguye umugambi. Kubumva ururimi rw'icyongereza, it means it's the time to receive more the power of the God. C'est le temps pour demander le Dieu peut te donner la force de la Saint-Esprit. Ni wakati wa kuomba Mungu akupatie nguvu za Roho Mtakatifu. Hega bashingana, ni igihe cyo gusaba Mukama ngaguha umwuka mwiza. It's the time to receive the power of the God. Why? Why? Because it means you are under the close monitoring of the enemy. Because it means you are under the close monitoring of the enemy. Biravuze ngo ni igihe, ni n'uburyo
umwanzi yamaze kukwegera, ni close, ari hafi yawe kugira ngo akurikirane every action, akurikirane agakorwa kose, agato akanini, aho ujya, aho uryama, ibyo unywa, ibyo wambara, uko utambuka, abo muganira mu kazi, abo mwicarana, abo muhorana, abo mugumana, arimo aragukurikirana. Ariko intego imuzanye ni iki? Your enemy is seriously planning to destroy you. Umwanzi ari we Satani, Imana yaguhishuriye ko afite intego yo kugusenya wese hadasigaye na kimwe. Umupango Satani afise nicyo bise ngo seriously planning, bidasubirwaho, bifite imbaraga, bifite ibyemezo, bifite gukomera. Yagambiriye kukurangiza wese atagusigiye n'akantu na gato. Here is a plan. Ashaka gusenya abana bawe, gusenya urugo rwawe, gusenya ubuzima bwawe, gusenya ahazaza gutano. Mbega intego yafite ni seriously planning to destroy you. Nicyo kintu dokosa ramandi pay for life. Agambiriye kugira ngo asenye ahazaza hawe, asenye icyerekezo cyawe, asenye ubuzima bwawe. Uzisanga aho utatekerezaga, kuko umwanzi yateguye kukurangiza wese. Ariko ni igihe cyo gusaba imbaraga z'Imana zikabana nawe. Ni igihe bijugunye rero, byange rejected, byange. Urabyanga ushingiye ku ni ijambo ry'Imana rigaragara muri Luka ibice 10 umurongo wa 19. Koresha ijambo rigaragara mu rwandiko cyangwa sore, ukora ijambo rigaragara mu vanjiri ntagatifu cyangwa se mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 10 umurongo wa 19. Wirukane ibyo bintu mu buzima bwawe. Imana ikumpera umusha mu izina rya Yesu. Ariko ibyo byose nubwo tubivuga, hariho imbaraga. It is a power. Hariho imbaraga, hariho uburyo, hariho ibitangaza, hariho imikorere y'Imana. Nubwo Satani ategura ibintu bye, ariko nawe tegura ibyawe byo kubasha gutsinda no guhagarara mu rwego wifuza, no kugera ku ntego warukeneye, mu rwego rwo gusenya ibihome no kwangiza imigambi y'abadayimoni, no kuvanaho ikintu cyose cyahagurutse kukurwanya ndetse kije muri ubwo buryo. Satani yateguye umugambi, seriously planning to destroy you. Nuvuga ngo bidasubirwaho by'uburakari, by'ubugome, byo kukwangiza. Satani yateguye umugambi wo kugusenya ukarangira ukavaho. Ariko wibyemera, wibyakira, bijugunye, bigirukane, bisengere, bitangira igitambo, hagarana n'Imana, maze usengere mu ijambo rigaragara muri Luka ibice 10 umurongo wa 19. Amavuta y'Imana akomeza abanera. Intego yacu mwe bw'abera ministries, intego Imana yampaye ni ukukumenyesha ubwiru bwa Satani. Ni byiza ko dukizwa, ariko hari izindi mbaraga, hari umwuka mubi, hari imigambi mibi yifuza aho gusenya abawe, gusenya ibyawe, gusenya aho ujya, gusenya aho werekera, kubura aho ufatira ibintu, kwisanga mu marira, kwisanga mu ngorane, kwisanga mu kaga. Ariko umva uko Uwiteka arimo avugana nanjye, arakubwiye ngo Imana yo yamaze kwemera kuguha imbaraga zo gusenya iyo migambi mibi, gusenya imbaraga z'abadayimoni, no kugira ngo bashe gutsinda, no guca hagati y'abakurwanya, no kugenda unezerewe, utembere widayinga, wumva uguwe neza kwa mwendo wo kugidayi, uvuga ngo Yesu arashoboye. Abandi batarapfuye bati Yesu arashoboye, abandi batararangiye bati Yesu arashoboye, kuko Imana irimo itegura ibintu byiza byo kugutabara. Wumva uguwe neza, wumva utabawe, ugenda ugidayinga, wumva unezerewe, Imana ihagararanye nawe, Imana ikorana nawe. Kubera iki? Nta mavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Nta mavuta y'Imana hagiye kwinjira mu buzima bwawe. Umwanzi yateguye imigambi yo kugusenya, ariko Imana iteguye ko kubaka. Ni igihe cyo gusaba umwuka wera. Shetele kosando benia fole kotala babasiye mora rekota izevara mini wadai meri council. Ntabwo Satani
Satani afite ububasha, ntafite imbaraga, nta gihe yabona, ntabwo yagukoraho, ntabwo yakwegera, ntabwo byamushobokera. Iyo umaze kwegera ugasobanukirwa zino nzozi, warangiza ugakora icyo Imana igusaba, ugahagarara n'Imana, uzacaho batemera, uzanyuraho bakubwiye ibintu, uzatambuka unezerewe, amavuta y'Imana azazana nawe, uzatera intambwe kugeza kure, ntabwo uzacogozwa n'incamugongo, uzahora wuzuye imbaraga ziri kure, uzahora ugenda kure hashoboka, amavuta azagusanganira, uzatabarwa n'Imana izakurengera, ntuzacogozwa n'incamugongo, Imana izaguhindukirira, izakwambika bya bintu byose. Umva umugambi Imana udasanzwe. So mvuga ngo Satani yateguye kukudestroyinga, ariko Imana nayo iteguye umwuka wera. It is the power of the Holy Ghost in your life. It is, please don't fret, ntugire ubwoba, nae paper. Umva nkubwe ntugire ubwoba, ntugire ubwoba. Wabirose, kubirota si ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukutabisobanukirwa. Kubirota ni imvugo y'Imana. Imana yaguhishuriye, Imana yakubwiye ibiri mu buzima bwawe, yakubwiye kuri mugenzurwa. Abantu barakugenzura, abarozi barakugenzura, abadayimoni barakugenzura, abavuga barakugenzura, abakurwaye, ariko hari ikintu gikomeye, bivuze ngo Imana igiye guhindura ibyo bintu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise ho. Aha dukomeje, uraza kumenya ngo it's a seriously planning. Umugambi, icyo tuza ni seriye. Umugambi udasubira inyuma wo kugusenya, kwambura ijambo no kwambura icyerekezo. Ariko ntutinye. Hallelujah, ntutinye. Ahubwo kuba wazirose ni byiza. Tinyamwa ngo nasoze mbizi ushaka kuzimenya, no, nazo zivuga bazumve. So ni serious planning. Imana ikuretse ko umwanzi yateguye ibintu biremereye kugira ngo agusenye, kugira ngo urangire. Uyu munsi wa none nifuje ko live turimo tuganiraho ari ugusobanukirwa ibintu byinshi, kandi untega amatwi ku mpamvu runaka. So your enemies seriously planning to destroy you. Byanga kweje Luka 10:19. Reka turebe kubona warwaye. Kwibona uri umurwayi, urimo serumu se, barwariye mu bitaro, wumva watitiye, wumva warwaye, nabyo bwabyo ntabwo ari byiza. Birasobanura ngo ugiye kurwara mu buryo bukomeye. Ugiye kurwara mu buryo bukomeye. Bivuze ngo ni umwuka w'indwara ugiye kuza ukagushyira hasi, ukarwara mu buryo bugaragara. Kandi niba urotonze cyane buri munsi, tera intambwe yo gusenya bino bintu. Kubona warwaye malariya, kubona warwaye umutima, kubona warwaye ikindi kintu, kubona ufite ingorane nyinshi, kuba wumva agahinda kagufashe, kumva ugowe, kumva ufite ubuzima bugoye, kumva wihemere, kumva warwaye indwara runaka, warwaye ikintu runaka, biravuze ngo ni indwara ikaze igiye kuza mu buzima bwawe. Kandi bavuze ngo imbaraga z'umwuka wera ntazo ugifite, niyo mpamvu hagiye kuza uburwayi mu buryo bugaragara, ukaryama, ukaremba, ndetse iyo ndwara ikakugeza kure. Niba ubirota kenshi cyane, tera intambwe yo gusenya ibyo bintu. Rero umuti nta wundi ni ugusenga iminsi 2, ugasoma Yesaya 53:5, aho ubasha kubohoka no kwirukana izo mbaraga mbi zigiye gutera ubuzima bwawe. Nigeze kubivuga, kurota ikiziriko. Iyo urose ikiziriko cyangwa umugozi baboshya amaguru
nta terambere uzabona aho uzajya, baboshye amaboko nta kintu uzageraho, bagufunze mu maso ntacyo uzabona. Mwibuke yuko Lazaro yazutse aziritse amaguru n'amaboko. Rero iyo urose umugozi mu buzima bwawe, akenshi umuntu yakwibwira ko yenda nibura ari iterambere, ariko siko kuri. Ahubwo biravuze ngo ni ikiziriko kizakujyana aho gishaka, kikubereho mu kazu gato, kikujyane mu mwobo. Bisobanura ngo Imana ikeneye yuko wabohoka ibyo bintu ndetse ukabisimbuka, kuko umugozi ufasha gusimbuka. Bisobanura yuko ari ibintu byose bibangamye, stubborn challenges. Ngo ni ibintu byose bigiye kuzakubangamira ku buzima bwawe, ndetse rimwe na rimwe uze kwisanga uri kure y'Imana, ahubwo umwanzi yatwaye amasezerano yawe, yatwaye ibyawe, yakujyanye kure. Akazi waruhiye ukabure, umupangu wapanze, banki kwima inguzanyo, ahubwo nanyize ukopeza undi muntu bamuha inguzanyo agendeye ku mushinga wawe, kuko we bagusuzugwe, kuko we bakuretse, kuko we bakwihoreye. Ariko ni ya stubborn igaragara aho ngaho. Urumva ngo bisobanura yuko ari Satani yo guchallenginga kugira ngo atware umugisha wawe, atwara ibintu byose. Ariko umaze kubona yuko ibyo bintu bikubayeho, niho ni byiza ko usaba Imana ikagutabara, ikakugira neza, ikirukana uwo mwuka mubi, ndetse ugakorerwa deliverance yihuse cyane, kuko birasobanura ko uri munsi y'ubutware bwa Satani rwose, kandi ko wamaze gutwarwa nk'imbohe, wamaze kuzirikwa, ntacyo wageraho, ntacyo wabona. Ibuka ya mafaranga wahombye, ibuka bwa buzima wahombye, ibuka cya kirere wahombye, ibuka ba bantu wahombye, ibuka bwa butware wahombye, kiri ku mutware wawe, kiri ku byo ukora, kiri ku modoka yawe, kiri aho werekera. Biravuze ngo icyo tuzi cyo wamaze kubingo. So you need to go for deliverance. You need to go for deliverance. Because it means that you are under satanic bondage and captivity. So bivuze ngo kera genda ushake deliverance total, kuko uraboshye kandi uri under, ndetse wamaze kuba imbohe, wafashwe matekwa, ntacyo uri bukore. Umugabo wafashwe matekwa, umugore afata matekwa, abana bafata matekwa, icyo ushaka gukora ntigikunda, aho ujya ntihemera, byose ntibikunda, amaboko ntarenga kure, ntaho ugera ngo wakire amasezerano, ibyo ushaka ntibigukwemera, uraboshye ugeze kure cyane, ndetse biraziritse, n'ibyo ufite biraziritse byose. Ariko twabonye ko hari igisubizo. Nabwiye ngo ntabwo Imana yaguhishurira ibintu idafite igisubizo. Imana itugira cyane. Ngo icyo twakora niki? So you need to go for deliverance, because it means that you under the satanic bondage and captivity. So umuti nuwe. Uravuga ngo umugozi wose wagerageje kunshyira hasi, ndawutwikisha umuriro w'Imana ishobora byose, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Maze ujye usenga Imana, uzakora iminsi 2 yo gusenga, kandi nurangiza usome ijambo ry'Imana rigaragara muri Obadiyo 1:17 na Zaburi 35, ngo Uwiteka buranabamburanya, haguruka bandwanya, ushinga icumu ntagaraza. So ndagira ngo risubiremo cyane. Iyo umaze kubona yuko uziritswe muri ubwo buryo kandi utabasha kuvamo, ukeneye gukorerwa deliverance, kubera ko umwanzi yamaze kugushyira mu mutego, ndetse wabaye imbohe. Rero umuti nuwuhe? Uzasenga uvuga ngo buri mugozi wose wagerageje kunshyira hasi, ndawutwika kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Hanyuma ukora amasengesho, uzasome Obadiyo igice cya 17, ndetse unasome Zaburi 35, kandi unaduhamagare tugufashe. Go to deliverance. Go. You must go. Genda. Jya kuvuga ngo gufashe gusenga Imana, ubashe kuboka cya kintu, ko si ikintu cyoroshye, ni ikintu kigoye, ni ikintu usaba imbaraga z'Imana, ni ikintu usaba kureba kure, ni ushaka kubasha kumva no gusobanukirwa kugira ngo Imana igufashe. Ugomba kubimenya kandi ukabyumva ukanabisobanukirwa.
ibyo bikakubera impamvu yo kumenya gusobanukirwa neza k'ibyo bintu uza kubisohokamo mu buryo budasanzwe. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ndifuza ko dukomeza. Ndashaka ko dukomeza. Hari igihe mwicara mu karota. Hari igihe uzaryama ukagira inzozi. Hari nibwo uzabona ifoto mu nzozi bagufotora cyangwa se bakubwira ikintu bashaka cyose. Hariho ikintu uzabona muri wowe kitakoroheye. Iyo urose inzozi ubona ifoto umuntu arimo ashaka kugufotora, bisobanura ko umwanzi wawe arimo akoresha isura yawe ndetse naho werekera kugira ngo akugenzure. Bivuze ngo aho wenda kwerekera n'icyo wenda gukora, uzasanga Satani yamaze gutegura umugambi wo gusenya ibintu byawe, kuko warose ubona ifoto. Cyane warose bagufotora, no si ukurota ubona ifoto, ni ukurota umuntu agufotora, ariko rimwe na rimwe munakuzanira ifoto cyangwa gufotora. Biravuze ngo mu nzozi zawe urimo urarota ko hari umuntu ugufotora, bisobanura ngo umwanzi wawe arimo arakurikirana agendeye ku ifoto no kwerekeza aho ugiye kujya. Bivuze ngo aho uri mujya nibyo ugiye gukora, nibyo ugiye kuvuga, urasanga umwanzi yamaze kuhagera. Nuvuga ngo niba ari cyo ugiye gukora kirapfa utarahagera, kubera iki kibasha gukomeza muri ubwo buryo. Nuvuga ngo umwanzi yamaze kureba inzira ugiye guca muri bakumonitaringa. Nuvuga ngo aho uri bujye, aho uri butangire hose, urasanga umwanzi yakomonitarinze, umwanzi yagukoresheje. Nujya kureba umuntu sai gahunda zapfuye, uwo mwahanya appointment ayice, uwo wafiyashije aguhakanire, uwo muzabana akwangire, uwo mwakoranaga akwiruka, uwo mwaganiraga ubona agiye kure kubera iki. So if you dream that someone photographed you, it means that the enemy is using your picture to trace and monitoring you. It's an avenue to use your image for satanic manipulation. For satanic manipulation. Bivuze ngo Satani agiye gukoresha ishusho yawe kugira ngo akumanipire, aguteza abantu, aguteza ibintu, aguteza akaga wisanga hano. Urose ifoto bagufotora uyibona, nicyo bisobanura mu nzu. Imana irimo irakubwira ngo Satani agiye gukoresha isura rya. Niho uzitwa umurozi utazi kuroga, uzitwa ibanda utazi kwiba, uzitwa igisambo nta n'umuntu bakwiba, uzitwa ngo utera umwaka nta urawutera. Nuvuga ngo buri gihe ujya kugera ahantu already Satani yamaze kuhagera, ku buryo ibyo ugiye kuvuga babisenya before yuko bivuga, babisenya ntacyo urabigeraho, babisenya ntacyo urakoraho, ugasanga aragushenye, wa wundi mwahanye gahunda akayangiza vuba, ibyo wapanze bikangirika, ibyo utegura bikangirika, aho ujya hakangirika, amagambo meza akangirika, niba uhere umuntu gahunda ikangirika, warambagiza bakagusenya kuko yafashe ya foto yawe ajya kuyijyana kure. Niki nukuvuga ngo ugomba guhita uhabwa uti ndahagarika imbaraga mbi zose zitwara ifoto yanjye kubw'amaraso ya Yesu Kristo n'umuriro w'Umwuka Wera. Kandi ukavuga ngo uko byamera kose, uko byagenda kose, ntegetse abankurikirana bose n'ibinkurikirana byose mu izina rya Yesu ko bipfa bikavaho, bikava ku mugore, ku mwana wawe, ku buzima bwawe. Ikindi ukavuga ngo nakiriye kandi ntegetse ko ikindwaza cyose, ikintera cyose kimirwa, urupfu rundi inyuma narwo rukamirwa bwa Yesu Kristo mwami wacu. Ugahita usoma Zaburi 91 na Zaburi 105 umurongo wa 15. Iyo niyo treatment cyangwa n'uburyo cy'umuntu warose izo nzozi mu gihe utarahamagara gukora deliverance. Kuko ikintu cyose go to deliverance, ikintu cyose nta wibohora, ntibazakubeshye, nta bango ndacagagura, ntibigarukiraho. Hari amahame yo kubohoka, hari inzira zo kubohoka, hari uburyo ugomba kubohokamo, hari n'ibyo ugomba kwinjira
ukinjiramo mpaka ugeze ku isezerano kandi rikwiriye ry'abantu b'Imana n'abana b'Imana. So rero ni byiza ko umuntu bibayeho agomba gusobanukirwa ngo ibintu ndabigenza gute. So nukuvuga ngo ugomba gusoma amagambo kandi ugasenga Imana ikakugira neza, Imana iduha umugisha. Ikindi nakwibwirira ntabwo tuvuga gusa ngo inzozi mbi, reka nkubwire kuri tubana umukindo iteye ku mihanda cyangwa mu murima bisobanura inzozi z'umugisha. Kwa biri Yesu 3:3 avuga ngo batewe nk'imikindo. Ubundi umukindo ni umugisha, umukindo ni ibyishimo, umukindo ni umunezero, parume ni umunezero, parume ni ugutera imbere, parume ni ukunezerwa cyane ko muzi ko ntiyera ibintu byinshi cyane, ariko ni umunezero n'ibyishimo. Iyo no yisobanukirwa. Umunsi wa rose ubona igiti kikuri imbere cy'umukindo kikuri imbere, umunsi wa rose umuntu akikuzanira, uko wakibona kose, uko wakireba kose kiriho, ugomba kumenya ko ari umugisha. Ariko witonde, nugisangaho umwanda umenye ngo ufite umugisha, ariko uriho umwanda utazagera imbere. Ubonyeho inshishi, ubonyeho iki, ubonye ikindi, inzoka gitondagira, menye ngo ufite umugisha, ariko Satani yamaze gusobanura umugisha. Hita ukubita abadayimoni bagende kandi Imana igusobanurira. Ndabashimiye cyane mu byo gukurikirana ubumwe bw'abara ministries. Bandi kubabwira bino bintu ndashaka kugira ngo ibi bintu ubyumve mu gihe kirekire, wongere ubyumve, wongere ubikurikirane. Aha hari amagambo avugira ngo kurota ibice by'umuntu by'ibanga, private parts. Kurota ubona ibice by'ibanga. Iyo urose uri mukina na mugenzi wawe mukoresha ibice by'ibanga, ugomba guhita wirukankira mu itorero ku mushumba wawe akagusengera, kuko birimo birakwereka ko ubwo kera imyuka yo mu mazi yamaze kugufata byarangiye. Reka mbisobanure. Kurota ubona ukina n'imyanya y'ibanga y'umuntu uwo ari we wese. Gukina ni ukuyikorakoraho, ni ukugira gute, ntabwo ari ugusambana gusa, bagukoraho nawe bakoraho, cyangwa wikorakoraho cyangwa bagukoraho. Ukina ubwo tujya mu rusengero wiruka ugashaka umukozi Imana akagusengera, kuko ni umwuka wo mu mazi wa madamu Samake. Ni imyuka mibi cyane, imwe yica umuntu agapfa mu mwuka ntagere kure. Imana nimwe yaguhishurira ko kera wamaze guterwa n'abagenti, wamaze guterwa n'abadayimoni, n'abakozi ba Satani, n'imbaraga za Satani, kugira ngo bagutware ahantu kure. Kandi ugomba kuba maso ko bidatinze cyane uzisanga bavuye mu isi cyangwa watakaje ubuzima. Bibiliya isobanura neza cyane yuko umutima w'umuntu wangizwa n'icyaha, kandi icyaha gitera urupfu. Rero igisigaye ni imbaraga z'Imana zo gusenya ibyo bintu no kubigendera kure. Niba uri umugore ugasanga ukina n'imyanya y'umugabo, banza urebe ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere ni umwuka w'irari, icya kabiri ni umuvumo, icya gatatu ni umwuka uziri ku buzima bwawe. Please let me read this. Niba urose uri umugore ubona ukina n'imyanya y'ibanga y'umugabo cyangwa se y'umugore mugenzi wawe, menya ngo ni umwuka w'irari ridasanzwe. Kabiri ni umuvumo ukuriho, imivumo ikuriho myinshi. Gatatu ni umwuka mubi wo kufunga ibintu byawe, serious blockage, ibintu bifunga. Kandi niba ari umugabo arimo akora ku myanya y'ibanga y'umugore, nawe reba ibyo bintu bibiri. Niba uri umugabo turi musambana, ahubwo urimo urakora ukina n'imyanya y'ibanga y'umugore, menya ngo nawe wamaze kuzamurwa n'umwuka wo kuremererwa. Satani yakudominiye, ura hasi y'abadayimoni. Noneho ikindi ni uburwayi, ni urupfu rwihuse ku buzima bwawe. If you are a woman, you often link men's organs. Watch out for 3 things.
curses seriously blockage ndetse n'umwuka ubuhehesi ukaze. Bivuze ngo birakwiruka, ariko niba uri umugabo and a man that playing the human's private parts, watch our four things: domination, fake, and eternal death. Nvango niba ubonye uri umugabo uri mukina n'imyanya y'ibanga y'umugore, yabo wawe yawe abandi wabirose mu nzozi, menya ngo wamaze kuzama, abademoni baragusumbye, n'uburwayi, ikindi n'urupfu rwihuse ku buzima bwawe. So ariko humura, kuba wabirose si urupfu, kuba wabirose si uko Imana ikwanga, kuba wabirose si uko Imana itagushaka, kuba wabirose si uko ugiye kure, kuba bikuriho si uko Imana igutakaje, kubona biza si uko Imana ikwanze, ahubwo biravuze ngo ni ikimenyetso cyihuta ku buzima bwawe kiriho ubwo buryo. Noneho iki muti wakora ni iki ku mugabo ndetse n'umugore? Ni iki twakora? Icya mbere twasoma igitabo cya Yakobo, urwandiko Yakobo yandikiye abakristo, ibice 13, twarangiza tugasoma Abakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 13, maze ukabasha kurwana n'izo mbaraga. Ariko run, irukankira, ihutire gushaka itorero, ihutire gushaka umushumba agukorere deliverance. Nyabuneka nyaruka wihuse, wibitindaho. The private parts realms, nuvuga ngo ni ikintu cyoroshye, imyanya y'ibanga iyo ariyo yose. Nongere mbigarukeho, niba urota uri mukina imyanya y'ibanga y'undi muntu, bivuze yuko ukeneye deliverance. Wirukanke, you need to learn to church, to deliverance church. You need to learn. Ukeneye kwirukanka amasigamana, ugashaka umushumba wabisigiwe, ugashaka abashumba bafite amavuta bakagusengera kugira ngo bahindure, kuko bigaragara ko umwuka wo mu mazi w'abadayimoni bamudamasamaki bakwatatse, batatse urugo, batatse ubuzima, ugeze kuraho kumva wihebye. Icyo kintu gikoreho kugira ngo ubashe gutabarwa, kandi yuko biteye ubwoba cyane ko icyaha kigaragara. So rero nuvuga ngo ariko hari imbaraga z'Imana zabisenya. Rero niba uri umugore ukaba urota urimo kina n'imyanya y'ibanga y'umugabo, menya ko ari ibintu bitatu: umwuka wera umaze kuba mwinshi cyane, imivumo ikujeho, ndetse no kufungwa, nta masezerano uzabona, ugiye kuba uri bloqué, nta mugisha, byose birabrotse, nta mahirwe, byose bikuvuyeho. Rero hanyuma niba ari umugabo ukarota urimo ukina n'imyanya y'ibanga y'umugore, menya ko icyo kintu ugomba kwitondera ibintu bitatu. Menya ko umwuka wo kusumba amaze kuzamugira, ntacyo wageraho. Umwuka mubi wakujeho ni uburwayi ndetse n'urupfu rwihuse, nabigusobanurira. Ariko ibi byose bifite intsinzi, ibi byose bifite imbaraga, bifite icyerekezo, ibi byose bifite ahantu bikujyana kugira ngo ushobore gusobanukirwa. So ni imbaraga mbi ugomba kumenya ibintu bikurikire, kandi witonde cyane, kuko nutabikora gutyo bizakubera akaga gakomeye. Reka tugendere sasa kuri kino kintu tugomba gusenga Imana. Ndimo ndashaka ko tuganira, kandi ni ukuri tukaganira ku kintu umuntu wese yumvikana. Kurota mother in law, nyokobukwe, kurota nyokobukwe mu nzozi bivuze iki? Niba urota nyokobukwe mu nzozi, cyane cyane nyokobukwe wawe ari hafi, biravuze ngo ugiye gutakaza ubukwe bwawe, ndetse umuryango ugiye gusiga, ubukwe buzagorana, mariage birapfuye, ugiye kugira intambara, ndetse menya ngo abanzi batangiye gutegura gusenya urugo rwawe face to face, barwanya wowe kugira ngo utagera kure. Ndetse birota cyane, nyaboneka ihute cyangwa vuba, birasobanura ngo uwo nyokobukwe ni umurozi, kandi akeneye kugira ngo agukure mu buzima ku mpamvu zitandukanye. Senga Imana rero mu buryo bukomeye. Aho wahumvise, niba ujya urota nyokobukwe mu nzozi, ubona kugaburira, ubona kuvugisha, ubona gukorera iki, ubona gukurikira, ubona kurikira ibi n'ibi, ubona agenza kugenzura, menya neza ko bigaragara neza ko arimo akurikirana, kandi hari ikibazo mu muryango wawe, ndetse bizatuma munatandukana utabizi.
kandi ugomba kumenya ko umwanzi arimo arwana n'ubuzima bwawe ndetse face to face kugira ngo akurwanye. Kandi niwe birota kenshi cyane ukamurota akora ibyo bintu, agusura, agutwarira imyenda, akuvuga amagambo agira gute, menya neza yuko nyoko bukwe ari umurozi ndetse akeneye kumuvira mu buzima ko wamumenye. Senga neza cyane kandi urangiza ukora ijambo ry'Imana. Uzasenga iminsi ingahe? Ni iminsi 3 utarya utanywa kandi ugashaka umushumba ugufasha wabisigiwe, warangiza ugakoresha muri Imana muri Yesaya 40:10, Yesaya 40:10 na Yesaya 54:17 kugira ngo ubashe gukira icyo kintu kiba kikugoye. Haleluya. Hari abantu bakunda kumbwira ngo se ko none ufite amafaranga, ngo kurota ufite amafaranga ni ikintu cyiza. Cyo ngambiriye ni iki? No kugira ngo tukumve itandukaniro. Nayifatiye umwanya munini live, nemere mari igihe cy'isaha imbere yawe, shaka hamara amasaha 2, ari kugira ibintu wakira, ugira ibintu wumva, igira ibintu ubona, usobanukirwe. Ubundi kurota amafaranga ubundi kurota umuntu aguha amafaranga, ubundi by'ukuri ntago ari ikintu gikabije cyane, wakumva ko ari kibi. Nta nubwo ari kibi rwose, ariko nuramuka ubyutse ugasanga ubyukanye ibitekerezo bidasanzwe cyangwa mu maso cyangwa ugasanga uyisanze ufite kubabara mu mutima wawe, biragusobanura yuko nta mugisha ufite w'amafaranga kandi yuko utabasha kubara ibyiza Imana yaguha, ahubwo ugiye guhura n'ikibazo, ahubwo ugiye kumenya yuko ugiye guhura n'ikibazo cy'ubutunzi bwawe. Kurota umuntu aguha amafaranga, kurota uyatoragura, kurota uyabona, haruvuga ngo narose kashi, reka Imana iguhishuriye ngo muri finance ntibigenda, ntibizaza, bizakugora. Icyo wakora ni iki rero? Biravuze ngo harimo ingorane, amyuka ya kera, imwe ya karande, imwe kuza gukora, imwe uza gutera imbere, hamwe ushaka kuzamuka bikanga, aho wajya ntibyemere. Ibyo rero menya umwanya asobanura ijambo ry'Imana uzabisanga muri Matayo 7:7-8 niho uzasenga Imana, usaba Imana kugira ngo Imana ibikemure neza cyane. Imana ibikemure mu buryo budasanzwe. Ibi bintu byo kurota ufite amafaranga umuntu ayaguha cyangwa uyatora, ngira ngo urabyumvise, wajya kubimbaza cyane. Ahubwo senga Imana uti Imana sinkwiye gutungwa nayo natoraguye, ahubwo mpa wa mugisha wawe, wa mugisha wisanzuye, wa mugisha ukuri iruhande, wa mugisha w'amavuta, wa mugisha w'imbaraga, wa mugisha ugusanganira, wa mugisha ugumaho. Kuko gutora bisobanura byose tumaze kumva. Rero tugiye kureba kurota uri mu isoko market. Iyo urota ubwawe uri mu isoko ugura cyangwa ugurisha mu nzozi, ni ikimenyetso kibi cyerekana ko ugiye kuvangirwa mu bitekerezo ndetse no mu muryango harimo ikibazo. Kandi iyo umaze kubona ko udashoboye kwishyura ibyo urimo ushaka muri ubwo buryo, bisobanura ngo uravumwe. Uri kuvugana n'umuntu gucuruza ariko ugiye kwishyura usanga nta bushobozi ufite. Biravuze ngo ubwawe uriho umuvumo uremereye, uravumwe. Umugore buri gihe urota yagiye mu isoko akabibona mu nzozi, bisobanuye ko umwanzi arimwe amugenzura, amuzaniye ibyago hagati y'umugabo we, bakaza gutongana, hafi yo gutongana. Kuko mu isoko harimo amagambo menshi cyane. Noneho umugabo wisanze mu isoko nawe arota arimo ahaha kandi akaba abikora, ariko akabura yo kwishyura. Biravuze nawe ngo seriously umwanzi, enemy yaje. The enemy is trying to bring trouble between the man and the woman. Bivuze ngo iyo wibona mu isoko urimo haha, urimo gura, urimo gurisha, rimwe na rimwe ukabura bya biciro
ugasanga icyo bakubwira ntubasha no kukigura. Biravuze ngo umwanzi arimo arabagenza kandi agiye kuzana ikintu hagati yanyu kugira ngo abasenye mwese, ababuze imbaraga, ababuze icyerekezo, ababuze ijambo, ndetse mugere kure cyane, muze kugorwa no kwikura muri uwo mwobo, ndetse hagati y'abashakanye havukemo intambara kubera ko mwigaragaye mu isoko. Reka nkubwire, kubona urira inyama mu isoko zokeje, aho ni amagambo azasenya urugo rwawe kandi ugasanga bigoye. Ariko mwigira ubwoba, ikintu cyose gifite intsinzi yacyo. Ku bumwe bw'Abera Ministries ntabwo twamamaza Satani, tuvuga imbaraga z'Imana ishobora byose. Nubwo ibyo byose bihari, dufite Imana ishobora byose kandi dufite Imana ikomeye. Ijambo ruzasoma n'Abafilipi ibice 4 umurongo wa 19 ukuzura umwuka wera, ugasoma ayo magambo. Impamvu ntayasomye nagira ngo ntatwara wa mwanya, ahubwo ugira umwete wo kuhisomera, kuko nahakurangiye kimenya ngo izo zinarose ibi nabigenza gute. Wihe gushaka deliverance, gushaka babisigiwe, gitambo ntikikabure. Kuraho izo mbaraga mbi, rwana ku rugo rwawe, rwana ku buzima bwawe, rwana ku cyerekezo cyawe, rwana ku cyo Imana igenda igufasha muri ubwo bugero. Noneho tesele faimora, ibi byose ndi kukubwira si kugukura umutima, ahubwo ndakubwira ngo nubwo birota hari Imana ishobora byose, nubwo birimo hari Imana igikora, nubwo bihagazemo hari Imana yawe, nubwo ubona bikugoye hari Imana yawe, nubwo ubona bikuremereye hari Imana igushoboza byose. Kuko ibyo Satani yazana Imana iba yaguhishuriye mu nzozi. Bivuze ngo nta mpamvu yo kugira ubwoba, ugiye gutsinda, wongera utsinde, kandi uzagera aho utsinda Imana ikugire neza cyane. Reka turebe kurota inzembe, urwembe. Nuvuga ngo iyo urose ubona urwembe, birasobanura ngo ni imigambi ihishe y'umwanzi. Kuko urwembe rujya rwangiza umuntu atarwiteguye, nk'ikimenyetso cyangiza. Birasobanura ngo nawe wamaze kujya mu kazitiro k'abadayimoni bose, k'abarozi, abagambanyi, the witches. Kandi iyo uronta ibintu inshuro nyinshi cyane ndetse buri gihe, biragusaba ko ugomba gusenga Imana no kwakira ubutabazi bw'Imana bukagusura, bukazana agaciro, favor y'Imana, receiving divine visitation and favor. Iyo mu nzozi zawe urota ubona urwembe ruri mu rugo rwawe kandi ukabona urwembe rwari ruhishe, biravuga ngo ni ikimenyetso cyerekana yuko umuturanyi wawe arimo akorera imigambi z'abarozi kugira ngo arwanye wowe. It is an indication that one of the neighbors is using power of craft against you. Bivuze ngo umwe muri mwe arimo arakoresha imbaraga mbi, umwe mu baturanyi, kugira ngo akwangize akoresheje iki bikomeye. Mu mwuka rero ho bigaragara yuko ufite iterabwoba rikomeye ry'umwanzi, gushyirwaho impaka no gushaka kugushyira hasi, no kugira ngo ugire abarwanyi babangamira ya masezerano yawe rimwe na rimwe, kugira ngo babashe kugera ku kintu kibi. They might indicate strong threats come from your rivers of your enemy, which might make you to lose of your benefit in life. Urumva aha turasomye ngo ni ikimenyetso cyerekana yuko hariho iterabwoba ririmo riza, rigiye kukurwanya, rigiye guhangana nawe, kandi nta kindi bishaka no kugira ngo ujye hasi kandi utakaze, lose your benefit in life. Uburu bunezero mu buzima, umunezero muri mariage, muri bambiza ukuri, usanga urugo ntirukuryoheye, ubuzima ntibukuryoheye, ujya ntihakuryoheye, ikikora ntugikunda, ntibyemera. Ibi mbabwira ni hishurirwa Imana yampaye, kandi mbikubwira nabiteguye. Numvise uyu munsi ariko mpatwa gufata igihe kirekire nkubwira aya magambo kugira ngo uhindure imyumvire, uhindure uburyo, uhindure imikorere, uhindure n'uburyo urimo ukoramo, ko niyo nzira yonyine ibasha gutokora amasandore ya bobosere
fa rekotasiye mone fa hallelujah dayise mone frolabe ndakubita izo mbaraga mbi mu izina rya Yesu. Ntugomba gutinya kino kintu ahubwo ugomba kugira imbaraga. They might indicate stronger threats come from your rivals or enemies, which might make you to lose out your benefit in life. Hariho umuntu uhagurutse ufite imbaraga kugira ngo utishimire ubuzima, to lose your benefit life, guhomba umunezero, gutakaza ibyishimo, gutakaza umunezero, umushumba ntanyurwe, umugore ntanyurwe, pasiteri ntanyurwe, mu kazi ntibikunde, ubucuruzi ntibukunde, aho ujya ntihemere, ibyo ushaka ntibyemere, ibyo ukora ntibyemere. Narimo babwira cyane ngo bigaragara neza ko iyo urose urwembe mu rugo bisobanura neza ingorane zikomeye kukeneye gusaba ngo Imana igutabare. Nukuvuga ngo iyo umaze kubona neza ko urwo rwembe rubonye mu nzu, nabigusobanurira nongere mbisubiremo. Iyo urose urwo rwembe bishobora ko an indication that one of the neighbors is using the power of craft against you. Bivuga ngo mu mwuka bimaze kuboneka bigaragara neza iki? Byerekana they might indicate a stronger threat coming from your rivals enemies, which might make you to lose your benefit life. Bivuze ngo bugiye gutakaza ubuzima, ugiye gutakaza icyerekezo, ugiye gutakaza amahirwe, ugiye gutakaza gutabarwa, ugiye gutakaza ubuzima. Imana ikugire neza cyane. Ndashaka ko soreza kuri izi nzozi. Niba kandi ibintu ushobora kwibonaho buri gihe nko mu gihuru, ukabona urwembe ruri mu gihuru, biravuze cyangwa mu butaka cyangwa mu byatsi cyangwa muri garden, biravuze ngo hakwiye gusenga Imana, ukegera Imana, kuko hari ikintu gikomeye kigiye kukubaho cyane. Nukuvuga ngo wirinde cyane kandi usenge kandi umenye ubwenge kandi umenye ukwiye gukora. Biravuze ngo ibintu bashaka gutekereza muri fondasiyo yawe hari nk'umuvumo, nubikora hari nk'umuvumo, harimo kugambanirwa, hari nk'imbaraga mbi, hari nk'amatake, harimo ikimwaro, harimo gutakaza, harimo ubushobozi buke, harimo kudatera imbere. Urugero urwo rwembe rushobora kuba ruguhiga ngo rugukomeretse, bisobanura ko ari ubutunzi ugiye gutakaza, ndetse ugiye gutakaza umuryango wawe, ugiye kugira imyuka mibi gutera, kandi ugiye guhurwa n'abakugenzura, ugiye gutakaza agaciro, ugiye kujya mu gihe kibi, igihe cyo kubura abantu, igihe cyo kubura ibintu, igihe cyo kubura amahirwe, cyo gutabarwa, igihe cyo kwegera Imana. Ugiye gutakaza ibintu byinshi byanatakaye, uzatakaza amafaranga, utakaza ubuzima, utakaza imiruko warose rwa rwembe rwari ruhagaze, cyangwa urwembe cyangwa ibintu byose byogosha, kuko wamaze kubitakaza muri ubwo buryo mwuka mubi yamaze kugutera. Rero nta kindi usaba, urasaba Imana kugira ngo ikomeze gutabara, ikurinde imyuka mibi kuzengurutse. Ikindi ugomba ni ikimenyetso cyerekana ko hari urukuta ku buzima bwawe, hari imbaraga mbi zikugenzura, kandi mu buryo bw'iterambere hariho na gahunda ya processes yo kuzakwica, ndetse no guhiga n'urupfu rwihuse, rwanyura mu barozi, rwanyura mu modoka, rwanyura mu mpanuka. Abo tubura abashumba bacu, tubura abavandimwe bacu, barusha bari gupfa bose, ni ikintu cyamaze guta, kandi ugasanga nuko kwica wishwe n'urwembe. Nuvuga ngo byihu urwembe wise cyane. Rero ugomba kumenya ko n'inzu urimo kubaka ishobora gusenyuka, nta mishinga wageraho, nta kintu wakubaka, nta buzima, nta muryango, kandi bisobanura ko nta bushobozi na buke ufite bwo kubasha kuba wahangana n'umwanzi. Nuvuga ngo wowe ubwawe nta bushobozi ufite. It means you are unable to destroy your enemies. Yeah. It means you are not unable to destroy your enemies. Nta bushobozi, nta mbaraga, nta cyerekezo, nta buryo, nta buzima. We wararangiye, warashaje, byarashize. Ariko please don't worry. So hari icyo ukwiye gukora rero. Icyambere ugomba gusenga iminsi 3 wiyiriza. Ugasoma igitabo cya Mika ibice 7 umurongo wa 5 kugera ku wa 8. Ugasoma Yeremiya ibice 15-17, kandi warangiza ugasaba uti Imana, kubw'umurimo wawe, kubw'imbaraga zawe, nirukanye imbaraga z'umwanzi zinkurikira, ndazishe in the name of Jesus. Izi nzozi ntabwo nazirotora ngo nzirangize.
ariko icyo ndimo mvuga ni iki? There is a power. Hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga zisenya, hari imbaraga zirimbura. Wigira ubwoba, witinya, buri inzozi zose n'imvugo y'Imana, kandi imvugo y'Imana ifite igisubizo. Igisubizo uzakwerekeza. Imana ntizagutererana, Imana ntizakureka. Uzagenda ugera kure, uzagenda utabarwa, uzagenda urengerwa n'Imana. Imana izakorana nawe, Imana izabana nawe, Imana izagendana nawe. Tekera amasandore ya baba sefora cry. Izina rya Yesu ry'Imana ko muritangaza. Yesu afite imbaraga n'ubushobozi, Yesu afite gukora no gutabara. Ibyo ntibigutera ubwoba. Hamagara tugusengere, menya gutanga igitabo, menya kwibohora, menya gusohokaho hano. Nakubwiye buri inzozi n'impamvu yayo. Imana iziguha ku mpamvu yo kugira ngo ikurengere, ibiguha ku buryo butatu. Inzozi zikuburira, izikurengera, izikubwira aho ugiye kwakira, nizigukosora. Niyo mpamvu ziza. Inzozi n'ijwi ry'Imana ritavangiye, ntabyo ugomba gusubizwa inyuma. Bisobanukirwa ubyumve, wikwishinga, jya ubanza urebe ngo izo narose n'ibimenyetso nibonye he bihuriye he, utangira usobanukirwe. Ndagusaba guhindura imitekerereze ku bumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka. Turifuza ko izo nzozi n'iryo yerekwa n'ibyo bintu urimo bihinduka mu izina rya Yesu, ukinjira mu mavuta adasanzwe, ukinjira mu mbaraga zidasanzwe. Haleluya. Ndakubwira ngo ugiye kubaho kano kanya, Imana iguhe umugisha. Nagira ngo dusengane Imana, kandi uyu munsi wakire. Ibuka izo warose, ibuka ibyo wabonye. Nurangiza dusengane Imana, hindukira, menya ngo Imana iri mu ruhande rwawe. Wigira ubwoba, witinya. Abantu bose bahawe kurota, ariko ntibahawe gusobanukirwa. Kurota ni impano ya buri muntu wese, uwukijwe, udakijijwe, usenga n'udasenga, utazi Imana n'uzi Imana. Ni imbaraga Imana ikoresha muri wowe, ni imbaraga z'amasezerano Imana ikuvugisha. Nta mpamvu yo gutinya. Ibyo warota byose bifite ubusobanuro, ibyo wabona byose bifite ubusobanuro. Naho wajya hafite ubusobanuro, n'icyo wakora gifite ubusobanuro. Naho wakwerekera hafite ubusobanuro, n'icyo wavuga hafite ubusobanuro, n'icyo wajyamo hafite ubusobanuro. Ndashimira Imana ishobora byose, kuko igiye guhindura ibyo bintu byose. Agasuzuguro karacitse, abadayimoni bakugenzura gatura bakubise. Dushenye imbaraga z'abadayimoni zose. Uyu munsi ni imbaraga zo kwibohora, ukinjiza muri gakondo y'Imana, ukamenya ko Imana ifite ubushobozi. Witinya, wigira ubwoba. Imana ihindura ibintu byose, kandi amavuta turimo nasengeye uyu munsi mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nagira ngo dusengane Imana, kandi yongeye gusenga muri buno buryo ngo iyo sengera yo ndukana abadayimoni, nje ntabwo njya mpumiriza. Mu izina rifite imbaraga rya Yesu, twishabaruzi n'abapfumu n'abatwana, abadayimoni bagutera bakuzonga, ndabashwanyaguza mu izina rya Yesu. Mwuka wera w'Imana azatwike, umuriro w'Umwuka wera azahananture, azakongore, azavaneho, azarimbure, azasiture, azayigizeyo, azajyane kure, azajugunye mu izina rya Yesu. Mavuta y'Imana isumba byose, mwami Imana igende iruhande rwawe. Warubabaye umunsi, Imana igutabare, gutsindira urupfu, gutsindira ibyago, gutsindira ingorane, gutsindira agahinda, gutsindira ibyakuzaga mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo badayimoni bose batsindwe. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amahoro, amahoro, amahoro. Shalom. Itangazo ni ryarindi, mukomeze mukorera Imana, mukomeze mudushyigikire. Twongeye gushimira umuvandimwe mwemeye gutanga intebe, Imana imuhe umugisha. Namwe mukomeze mukora ibikorwa, ni byinshi twabona, mwabona ibitandukanye, ariko twizere ko turi kumwe. Inkunga yanyu irakenewe, ibitekerezo no kudufasha kudushyigikira, kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta kandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbari. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka arakanyagwa. Bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta kandagira amateka, nshaka kumva amateka. N'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta kandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yibuka. Amavuta kandagira amateka yo kwasonanyo, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yes.